Muraho abana, Yesu ashimwe cyane, umwaka mushya muhire. Nizere ko mwagize umwaka mwawutangiye neza. Nongeye gushima Imana yuko yanshoboje kugaruka hano muri uno mwaka, ngira ngo n'ubwa mbere dukoranye cyangwa se tuganiriye tugiye gusengana. Ndashima Imana rero ko yatwemereye tugiye gutangira amateraniro yacu dusenga. Twifate neza dusenge, niturangiza turaza guhimbaza Imana. Reka duhumirize ku maso yacu aho turi hose. Mwami Yesu, turagushimira cyane, tuguhaye icyubahiro Mwami. Tugushimiye yuko Mwami nk'abana bato natwe tugeneye uburyo duterana muri ibi bihe bikomeye Mwami, muri ibi bihe Mwami ho guterana muri rusange bitemewe, ariko turagushimira yuko uturemera uburyo bwo guterana hano kuri Mwami Imana mu buryo bwa online. Turabigushimira, turasenga kugira ngo ukomeze kubana natwe, ubane na buri mwana wese, ari ababasha gukurikira ari n'abatabasha gukurikira, bose Mwami ubashe kubagirira neza, ubarindire mu buntu bwawe Mwami. Kandi Mwami buri wese Mwami abashe kugirirwa amahirwe yo kubasha Mwami kumva ubutumwa bwawe bwiza. Urakoze Kristo, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wose. Turakwihaye, turakwiyeretse kugira ngo turinde kurangara, uduhe gukurikira mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gutangira amateraniro yacu duhimbaza Imana. Reka dusabe mwene data Habati adufashe mu ndirimbo yo guhimbaza Imana. Ashimwe cyane abana. Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza. Yego, nanone mwaka mushya tuvuye umwanya guhimbaza Imana. Indirimbo ivuga ngo Imana yacu irahambaye mu ijuru no mu isi, mu mbaraga no mu rukundo irahambaye. Rero uyu munsi tugiye kumva inkuru tumaze iminsi twumva, ukuntu Yesu yavutse, ukuntu imbere yaho ukuntu Yohana yavutse, n'inkuru zindi zagiye zibanzira zitwereka nyine Kristo aza muri iyi si.
rero uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru itandukanyeho gatoya, ariko still nayo iraza kutwereka nyine uburyo Imana ihambaye. Umutwe nyamukuru turibe tuvugaho cyangwa ikibazo twibaza kiravuga ngo ese ninde uyobora byose? Imana niyo iyobora ibintu byose. Turaza kumva uburyo Imana ari iyobora ibintu byose. Yego, tugiye kumva inkuru y'umuntu witwa Esiteri. Murayizi? Ndakeka twarayiziganyeho, nizere ko mukiyibuka, abantu babashije kumva cyangwa gusoma, abasomye Bibiliya ku nkuru ya Esiteri. Uyu munsi rero tugiye kuvuga uburyo noneho Esiteri yabashije gucungura cyangwa se gukiza abantu cyangwa ubwoko bw'iwabo cyangwa ubwoko bwe. Okay. Iyo nkuru rero iratangira, ni inkuru ndende cyane ariko ndagerageza nyivuge muyumve mwese, twese tugire gutya. Noneho duhite twicara gutya twumva inkuru. Okay. Esiteri yari imfubyi. Esiteri yari umwana w'umukobwa afite mubyara witwa Morodekayi, ariko Morodekayi niwe wamureraga. Bari abanyagano, barajyanywe mu bwami bw'Abaperesi. Noneho bariyo habaho inkuru ivuga yuko umwami witwaga Ahasuwerusi yagombaga gutora umwamikazi. Yashakaga ko batora undi mwamikazi nyine, undi mugore we. Noneho bakora amarushanwa, baraza nyine abakobwa benshi baramudoringa, baraberekana. Umwami arangije atoranya Esiteri w'Umuyuda. Arangije Esiteri, Morodekayi yaramubwiye ngo ntuzavuge kuri Umuyuda. Araceceka, nawe arabyihorera nyine, aba umwamikazi ajya ibwami. Noneho igihe kiragira, Morodekayi nawe yari yarabonye amahirwe yo gukora kuri geti y'ibwami. Ariko aho hantu yakoraga hariyo umuntu witwaga Hamani. Hamani we yari nk'uko wavuga nka minisitiri. Ariko Hamani nubwo yari nka minisitiri, umwami yari yaramukujije cyane ku buryo abantu bose bazaga, umwami yari yarababwiye ngo bajye baza bapfukame bamuramye nyine, bace mbere yuko bagenda babanze bamwunamire nyine bamuramye. Morodekayi kubera ko yari Umuyuda, we aravuga ngo ntabwo azamupfukamira, akajya acaho ntamuramye akagenda. Hamani aragenda ararakara aravuga ati uriya Muyuda abandi bose baramfukamira ariko we ntabwo ajya mfukamira. Kubera ko yari yaramenye ko ari Umuyuda, aravuga ngo ngomba gutanga itegeko kandi nkabwira n'umwami akarisinyaho. Abayuda bose bo mu bihugu byose ubu bwami buyobora bagomba gupfa, bose babice. Arabyandika, abishyira mu nyandiko, abishyira umwami. Umwami arangije arabisinyira. Noneho Morodekayi abimenye, arababara, ararira. Yari ari kuri gate cyangwa se ku irembo ry'ibwami, kurya biramunanira, atangira kwambara imyenda y'ibigunira. Ibigunira murabizi, ni imyenda imeze nka biriya bifuka nyine bishaje cyangwa imyenda yanduye. Nyine iyo umuntu yabaga babaye kera nyine mu Bayuda cyangwa se mu Bisiraheli, uburyo bumwe bwo kugaragaza ko arimo kwihana cyangwa se arimo gusenga babaye, nubwo buryo nyine yaragendaga akambara iyo myenda mibi. Kandi mwibuke yuko yari ibwami. Ibaze nawe kuri gate kwa perezida umuntu yambaye ibigunira. Noneho inkuru irirukanka iragenda igera kuri Esiteri. Esiteri baramubwira ngo Morodekayi nuko byagenze nyine yambaye ibigunira kuri gate. Arangije arirukanka n'abafata imyenda aramuhereza ngo bamuhereze yambare. Morodekayi arabyanga, ahita agenda abwira abo bantu ngo babwire Esiteri yuko Hamani yatanze itegeko yuko Abayuda bose bagomba kwicwa, bagapfa bakava bo mu bihugu byose aho Abaperesi bayoboraga. Mbega inkuru ibabaje. Esiteri arayumva. Noneho Morodekayi aramubwira ngo niba ari cyo wakora ugikore, ukize Abayuda. Noneho Esiteri aravuga ati se ntabwo byakunda. Uzi impamvu bitari gukunda? Hari amategeko ibwami. Simubizi yuko kwa perezida haba hari amategeko akomeye kugira ngo winjire, ntabwo ari umuntu wese upfa kwinjirayo. Noneho n'ibwami rero
ntabwo wapfaga kwinjira. Ngo umwami iyo yabaga atari we waguhamagaye, nta wundi muntu washoboraga kwinjira. Oya, niyo winjiraga ataguhamagaye barakwicaga ugapfa. Ariko Esiteri arababwira ati noneho mugende musenge twiyirize ubusa. Ategeka abayuda bose, kubera ko bose bari bababaye. Noneho arababwira ngo basenge, noneho iminsi 3 nawe azajya imbere y'umwami. Arangije barasenga, noneho ajya imbere y'umwami. Umwami muzi ikintu yakoze, yahise afata inkoni aramutunga. Umwami iyo yagutungaga inkoni byabaga bivuze ngo ubeho nta gupfuye. Arangije bwa bwoba Esiteri yari afite bwo kuvuga ngo arapfuye biba birarangiye. Umwami aramubwira ati ngaho mbwira icyo ushaka. Mwamikazi Esiteri, ni icyo ushaka? Niyo byansaba kuguha igice cy'igihugu ndakiguhereza, ni icyo ushaka? Kubera yuko ubuntu bw'Imana bwari bwamujeho nyine, umwami aramwubaha, umwami aramukunda. Noneho Esiteri aramubwira ati mwami, niba ubyishimira uzaze naguteguriye, nzagutekere ibiryo byiza uze dusangire, kandi uzazane na Hamani. Muribuka ko nawe yari minisitiri. Barangije baragenda, Esiteri yabatekeye bya biryo byiza nyine byo muri pati. Bararya, basanga nyine Esiteri yabateguriye ibiryo byiza, bararya bararyoherwa. Noneho maze mwamikazi Esiteri, niki ushaka kugira ngo niguhereze? Noneho umwamikazi aramubwira ati mwami, hari itegeko ryatanzwe yuko abayuda bose bagomba kurimbuka, bagomba kubica. Ubwoko bw'abayuda tugiye gupfa, kandi nanjye ndi umuyuda. Umwami aravuga ngo ninde ugiye kubica? Itegeko ryaratanzwe kandi wararisinyiye yuko tugomba gupfa. Iryo tegeko ninde baritanze? Esiteri aravuga ati n'uyu mugome Hamani, uyu nguyu mwicaranye niwe waritanze. Umwami ako kanya ararakara, afata Hamani aramujyana, aravuga ngo bamwice. Noneho atanga itegeko ryo kuvuga ngo bongere bandike itegeko bohereze mu bihugu byose byari munsi y'ubwami bw'Abaperesi yuko abayuda bose babaho. Inkuru niyo ngiyo. Haleluya, haleluya. Noneho rero iyi nkuru se iratubwira iki? Ni iki ishaka kutwigisha? Kuko twatangiye tuvuga ngo Imana yakoresheje Esiteri gucungura cyangwa gukiza ubwoko bwa abayuda cyangwa se ubwoko bw'iwabo. Esiteri yemeye kwitanga, aravuga ati niyo nubwo nzapfa ngiye kugenda nirengagize itegeko ry'umwami naho byaba gupfa mfe, ariko ngende mubwire atubabarire, acungura abayuda, areke ubwoko bw'abayuda ntibupfe. Ni kimwe nuko nyine we yatanze, nyine yafashe uwo mwanzuro, aravuga ngo reka gende naho byaba gupfa, ariko ntago yapfuye. Ariko mwari muzi yuko hari uwatanze ubugingo bwe agapfa kugira ngo twege tubeho? Uwo nguwo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo we yaraje kuri iyi si atanga ubugingo bwe, aravuga ati niyo byansaba gupfa, arabambwa, arapfa. Muribuka yuko mwabonye filime ya Yesu, baramukubise, baramucira, baramutuka byose, ariko kugira ngo aducungure tuve mu byaha. Hamani we yari yagambiriye yuko abayuda bose bavaho nyine bakarimbuka, kandi Imana yari yagambiriye yuko mu bayuda ariho hazaturuka Yesu Kristo, mu Bisirayeli niho hazaturuka Yesu Kristo ariwe mucunguzi w'isi. Ariko Hamani we yagambiriye ibye, ariko Imana yari ifite umugambi ku bwoko bw'abayuda, kubera ko bakomoka kuri Abrahamu, kandi Abrahamu Imana yari yaravuze yuko muri we ariho amahanga yose azabonera umugisha. Rero kubera yuko umwami we yaravuze ngo ngiye ntoranije Esiteri azaba umugore wanjye, ariko ntago yarazi yuko Imana kubera ko iyobora byose, ishobora byose, ari itegeka byose, ifite umugambi wo gukoresha Esiteri gucungura abayuda. Rero nkuko twabibonye, Hamani we yari umubi nyine, yari umugome ashaka kurimbura abayuda. Natwe Satani yari umugome kuri twebwe, abashaka kuturimbura, ariko Imana ituzanira Yesu Kristo.
araducungura kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ubu ngubu turi abakristo, dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho kubera yuko Yesu Kristo yaje kuducungura. Ntabwo Satani akibasha kuturimbura, oya, twabonye Yesu Kristo niwe ubasha kuducungura. Iyo si inkuru nziza ku bantu bose bizera Yesu Kristo, yuko nubwo hari umugome ushaka ko dupfa, ariko Yesu Kristo yatanze amaraso ye, yatanze ubugingo bwe kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Buri muntu wese rero aze kubibwira ababyeyi yuko dufite umucunguzi udukunda, dufite Imana idukunda. Nubwo Satani ari umwanzi wacu, buri gihe ahora apanga imigambi yo kugira ngo dupfe, ariko Kristo we yamaze gutanga amaraso ye, yamaze gutanga ubugingo bwe kugira ngo abamwizera bose tuzabone ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Tuvuye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe rero ngiye kubabaza ibibazo numve niba mwakurikiye neza. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti, ese ni iki cyabaga ku muntu iyo yajyaga imbere y'umwami atamutumiye? Ni iki cyabaga ku muntu wajyaga imbere y'umwami atamutumiye? Yagiraga gute? Yahabwaga igihano cy'urupfu. Ikindi kibazo kiravuga ngo, ese ni iki umwami yafataga kugira ngo yerekane ko uwo muntu atagomba gupfa? Ni iki umwami yafataga kugira ngo agaragaze ko uwo muntu atagomba gupfa? Okay, mwabikoze. Yafataga inkoni akayimutunga. Yes. Ubwo yayimutungaga byabaga bivuze ngo ntabwo agipfuye. So, ikindi kibazo kiravuga ngo, ninde washyizeho itegeko ryo kwica Abayuda? Ninde warishyizeho? Ninde washyizeho itegeko ryo kwica Abayuda? Yes, Hamani. Hamani niwe wanditse iryo tegeko, ahereza umwami ararisinya. None se ninde Imana yakoresheje gucungura Abayuda? Ninde Imana yakoresheje gucungura Abayuda? Esteri. Yes, Esteri niwe Imana yakoresheje kugira ngo acungure Abayuda. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo, ninde uyobora byose? Ninde uyobora byose? Imana niyo iyobora byose. Imana ibaha umugisha cyane. Mwakoze gukurikira, mwakoze kudakubagana, mwakoze gufata umwanya wanyu nyine mukicara mukumvira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga.
mwami Yesu turagushimira cyane, tuguhaye icyubahiro kuko waduhaye umwanya w'amateraniro nk'abana batoya bo muri Divine Destiny Church. Turabasengera abari hafi abari kure kugira ngo twese mwami uduhane umugisha, urusheho gukomeza kudufasha mwami mu kukumvira no kugendera mu nzira yawe. Turagushimira yuko Satani nubwo agambirira kenshi kugira ngo aturimbure, ariko wowe kubw'umugambi wawe mwiza wazanye Yesu Kristo kugira ngo twebwe abana batoya tubashe kubona ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Turagushimira kubw'urukundo rwawe, turagushimira ko tumenye yuko ari wowe uyobora byose mwami. Niba uyobora byose rero Kristo, twongeye kugusaba nanone kugira ngo ukomeze kuturindira imiryango, uturinde iki cyorezo cya coronavirus. Turasenga kugira ngo dufashe mwami mu mashuri aho twiga, mwami mu myiteguro y'ababyeyi kugira ngo uzabahe ubushobozi kuko ushobora byose, babashe kubona ubushobozi tubashe gusubira ku mashuri neza. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.